Ya twongeye kubasuhuza nkuko bimenyerewe. Iyi ni The Voice of You, ikiganiro kigenda kigaruka buri weekend turi kumwe n'abatumirwa bagiye batandukanye. Tubatumirira abakuru n'abatoya kugira ngo tuganire ku mateka y'ibyabaye kera ndetse n'ibiriho muri iki gihe. Uyu munsi rero twasuye umubyeyi cyangwa se nyogokuru nkuko tubyita mu Kinyarwanda kugira ngo adusangize amwe mu mateka yiwe. Kaka rero twagusuye hano iwawe i Masaka, watangira utwibwira amazina yawe kugira ngo badukurikiranye bamenye uwo baganira uri. Amazina yanjye Ndinatuza Magadalena. Urakoze cyane. Kaka rero umaze kutwibwira washatswe igihe ki, wabyaye abana bangahe? Namenye imyaka se. Urashaka kutubwira gusa ikinyejana ushobora gutekereza waba washakiwemo, ukatubwira n'abana wabyaye uko bangana. Mwana we, nashatswe kera. Kera? Dukeneye kubimenya. Ariko sinumenya ngo imyaka yari imeze gutya ni iyihe. N'umwaka washatswemo ntabwo wibuka? Sinibuka. Ntuwibuka kandi si byiza uburyo bwa Kristo kubesha, nta mpamvu yo kubesha, ariko hari kera. Kera. Ariko ndagira ngo uko biri kose nubwo umaze gukura umubare w'abana bawe ndi wowe wibagirwa. Umubare w'abana bose nyawibagirwa. Nakwibagirwaga imyaka se nyisi kubera ko batandikaga ababyeyi bacu, ntabwo bandikaga imyaka nk'umwana yavutse kuri uyu mwaka. Reka ibyo ntibyabagaho. Abana ni bangahe? Ntabwo tutabimenyaga. Najaye abana 14. Abana 14? Abahungu 7 n'abakobwa 7. Mbese barangana? Ni 7 n'abakobwa 7. Abo bose se baba bagihari cyangwa hariho 10? Hariho 10. Bane Imana yarabahamagaye. Urakoze cyane. Kaka rero utubwiye abana bawe ko ari 14, hariho 10, Imana yahamagaye 4. Hanyuma rero watubwira waba warize amashuri? Ko tuzi ko mu kinyejana cya kera kwiga byabaga bigoye, hari amashuri waba warize? Amashuri nize gusoma mu ijambo ry'Imana, Bibiliya. Mfite umwana wanje yakurikiwe 2 ndaca. Uraca? Wize amashuri abiri? Sinize amashuri, nize gusoma gusa igitabo. Ese ni ubuhe buryo ushobora kuba watubwira abantu bigaga gusoma ijambo ry'Imana kandi batarize? Hari uburyo mu Kinyarwanda bavuga ngo no kwiga inyuguti, ibihekane, ingombajwi, kugira ngo umuntu abe yabasha guhuza ijambo n'irindi amenye gusoma. Ni gute mwege mwigaga ijambo ry'Imana mukabimenya gusoma kandi mutaragiye mu mashuri? Jewe buryo natangiye bibabwira. Nabwiye umwarimu wari umwigisha wacu wo mu kanisa. Nambwira ngo tugiye gutandukana. Wanje mugabanjanye kwanje. Ku musozi wanje yenyine. Nzaza nyinjirira hehe. Arambwira ngo nakubwiye kera ngo kwigisha gusoma uranga. Namubwira ngo uno munsi noneho ngaho nyigisha. Aha yaje kwigendera. Noneho arandika ku kuboko. Ngo yandike ku kuboko kwiwe. Arambwira ngo genda uzane igitabo unyereka hasa n'ahanyanditse. Ndagenda ndakizana, ndareba mbona hasa n'ahahandi. Nahajya ku kuboko ndamubwira ngo naha niho hasa n'aho wanditse ku kuboko. Arambwira ngo se singaho urabimenye? Ngo nuko niko yitwa, ngo yitwa gutya. Arasa yandika iyindi ngo surunyereke. Ndasa ndahamwereka ati nuko uzokomeze gutya. Nuko nyine nakomeje gutya. Abana bansigira agatabo kabana nyine kwa kwanza. Turagatangira n'umukobwa wanje. Tukaza ducana umuriro. Tugakongeza ibimuri nijoro. Tugasoma. Nuko ndabimenya. Umenya gusoma ijambo ry'Imana? Umenya gusoma ijambo ry'Imana. Uwo muntu wakwigishije yari umuntu nk'uko kwanje cyangwa yari umuntu mu buryo bw'umwuka waje akakwigisha? Yari umwarimu w'umkanisa. Yari umwarimu w'kanisa. Mbese yari mwarimu. Mbona nawe umugabo wanje bamutuma ahandi. Ndamubwira ngo se kunsize ndagira nti nzoza nyinjirira hehe. Nuko niko yanyigishije. Arambwira ngo ukomeze
uzozo numara kubimenya uzaza usoma ijambo ry'Imana usenge nuko Imana bigufasha nuko mfasha ko gatabo bukeye umugabo mwasigira igitabo cagana ndakimenye ubundi ampeza undi mubemba ampeza kandi gatabo karimo umutima umwe Zaburi gusa nshitse kandi mu babembe nsanga ibitabo bya Wokovu umudiregiteri ko arasezera yabuze uko abigira ndabirangura maze kubirangura ndabizana shike nsigana naho kimwe ibindi ndabigurisha nuko niko namenye gusoma. Mwarimu Imana imuhereza umugisha, tumusabire umugisha aho ari. Aracabaho ariko arahari Mugabe. Imana yo mu ijuru imuhereza umugisha. Zakayo Mugabe urumuna w'umugabo waje. Imana yo mu ijuru imuhereza umugisha. Yagejeje umukecuru ku ntambwe yo kumenya gusoma ijambo ry'Imana. Iyo adahaba uyu munsi wa none umukecuru ntabwo yabazi gusoma ijambo ry'Imana. Jya wegera abatambyi, jya wegera abarimu b'itorero kugira ngo babashe kukwigisha gusoma cyangwa se ijambo ry'Imana kuko hari umurage batanga. Dore na mukecuru uyu munsi wa none nubwo ashaje azi gusoma ijambo ry'Imana kubera umubyeyi wiwe mu buryo bw'umwuka mwarimu wiwe. Hari ikindi kibazo nari mfite kaka waje. Kera twumva amakuru yuko iyo abasore bajaga mu kiraro uburyo base babashakiraga abagore. Ni ukuvuga ngo yavaga mu kiraro agasanga umukobwa ari mu rugo ari we mugore bamushakiye yashika nyine bakabana nk'umugore. Ese ibyo twibaza nk'abasore cyangwa se ibyo twumva twebwe nk'abana batoya ni ukuri? Ni ukuri. Murumuna w'umugabo wanje yari mu kiraro witwa Samuel. Baza kumuterurira umugeni umukobwa baramutumira ava mu kiraro araza amara gushika ngo garere bagateguza ubukwe bw'amayoga bakarara babyina nuko niko yashikije. Ni byiza cyane ndumva ibintu bya kinyoma yego ibyo niko byabaye. Ibyo ni ukuri. Twumvishije uku kuntu abasaza ba kera bashoboraga gushingira abana babo cyangwa se abasore babo. Ese hari ubwo byabagaho ko haba fiyansaye kera cyangwa n'ubwo buryo babikoragamo? Kuko iyo turebye muri iki kinyejana tubona abahungu babanza gukora fiyansaye bakabona gushingirwa, ariko kera twumva nyine muri ubwo buryo. Ese hari fiyansaye yabagaho? Ababyeyi nibo bagendaga agashima urugo akabaza umuco w'urugo uko bameze yahashima akama agenda akaza gukwera umwana wiwe atanabizi. Ni byiza cyane. Akagenda akaza kumukwera nuko igihe cyo gushitsa ari uwo baterurira mu gihuru yagiye nk'uko nuko akabona baramusanya. Ko hatabagaho gushimana, iyo ubirebye no kureba iby'iki gihe ndashaka kugira ngo uduhe itandukaniro ririho. Ibya kera nibyo byari byiza cyangwa izungu abana bishimaniye cyangwa se bipataniye niho bigira nibyo byiza? Wabasha kutubwira icyiza ubona mu bya kera n'icyiza ubona mu by'ubu, niki ubona mu bya kera niki ubona mu by'ubu? Iby'ubu ngubu icyo bibirushije nuko nta mfana ihari, aragenda akihitiramo wenyine no mu gihe azogera imbere bagashwana nta mfane ku babyeyi naho niho bibarutse. Ariko kera kose hariho bazanaga atanamuzi yashika nyine agashika akaba umuntu mwiza agatura agahera aho agahera mu rugo. Icyo bibirushije ubu ngubu nta mfane ubu ngubu ababyeyi barakize. Kaka ikindi kibazo nakubaza, bitewe n'igihe mwavukiyemo watubwiye ko utanacibuka cyangwa se utakizi kubera igihe nyine kimaze kugusiga kubera ko batanandikaga, ndagira ngo utubwire nimba ico gihe warabashije gukora ubukwe. Bagusanze mu biro gihuru ndi mukwe ariwe banjanira. Ni ukuvuga ngo bagusanze uri mukwe baraguterura barakujana bampitiza kwa bene wabo bazaga kwitegura bashaka amayoga y'ubukwe.
babona bene wabo babona kunja. Ese bagusanze muri ico gihuru n'umutware wawe yari abarimo cyangwa haje abandi? Bari babwiye bene wabo bari batwegereye. Bari babwiye bene wabo bari babegereye. Numva ari bikomeye cyane. None se nyuma yuko bamaze kugusanga muri ico gihuru bakujanye kwa bene wabo, umugabo yagusanze? Yagusanze kuri bene wabo cyangwa bene wabo? Nibo banjanye kandi banjanayo. Nibo bakujanye iwabo kwa aho nyine bakujana ku mugabo. Ibintu bya kera byari byiza, byari bisekeje kandi biri mu muco wo kubahana cyangwa se imiryango kubahana no gukundana, ku buryo umukobwa iyo yagendaga yarabyihanganiraga akabyakira kubera kuko yabaga ari umuryango kandi yubaha ababyeyi. Ndagira ngo niko byari biri, wagendaga kubera kubaha ababyeyi ariko utabishaka. Nari ukowe. Wari ukowe. Ni byiza cyane. Abakiri inkaza abandi bose kukagaruka. Ndiwogaruka. Ni byiza cyane. Reka dukomeze tuganire, turimo turakomeza tuganira. Abakurikiranye ikiganiro ni The Voice of Youth, ni inshuti yacu cyangwa se umuyobozi wa The Voice David. Dukomeje kugusuhuza tukwifuriza amahoro y'Imana aho uri muri Australia. Kaka rero turimo turaganira, urazihanganira ibiganiro z'abasore baba bafite imbaraga, wowe ni nke, ariko ni byiza kugira ngo dusangize amateka, udusangize amakuru y'ibihe bya kera ubigereranya n'iby'iki gihe, kugira ngo bazabikurikirana bazabashe kumenya umuco, bazabashe gusubira mu mateka ya kera, bumve ibyari bikwiye gukorwa nyabyo n'ibidakwiye wenda byo guhindurwa kugira ngo ibintu bibe byiza kurushaho. Kaka rero dukomeza ikiganiro cyacu, hari amakuru twumva ngo sogokuru cyangwa se umutware wawe yari umuntu ugira agahayo kenshi cyane. Ese ni nk'ibihe bintu bitatu ushobora kutubwira byatumaga sogokuru agira agahayo? Ese byari kubera ko yari umuntu wabito cyangwa yagiraga ishaka cyane ry'ibintu bigatuma agira agahayo kugira ngo abashe kugarura ibintu ku murongo? Sinzi ko ikibazo cyumvishije mu buryo ushobora kukidusobanurira, abadukurikiranye bazabashe kumenya sogokuru uwo yari we. Ubusanzwe yari inyangamugayo. Yego. Tiyo renganyije akadukunda. Tiyo nabona n'urenganya. Aho icongeyeho yakundaga abashitsi. Yego. Abe nicaye nkabona azanye abashitsi. Ikindi gacongeye akagira agahayo wamutunga urutoki ukabura gowe. Ntiyavugirwagamo mu yandi magambo. Ni nk'ibihe bintu bitatu byatumaga agaragaza ako gahayo? Hari igihe umuntu akora nk'ikintu, umwana wenda yandaritse cyangwa ntasuka afite, umubyeyi akamucaha akamwereka agahayo ariko k'urukundo cyangwa se ko kugorora ibintu ku muco, cyangwa nyine kari agahayo ko ni akantu kamubagamo nyine kagahayo. Habe niyo toshingira no ku mpamvu ifatika. Nanone ako kantu kamukoroga nyine akaba ari umwana, akaba ari umwahuranye kandi yamuhunga akaba arakize. Ni nk'ikihe kintu ushobora kuba wibuka mu gihe cyashize yaba yarakoze ukavuga ati abaye gute? Ni gute umuntu yokora kino kintu kikagutungura ukumva ntibyari ngombwa ko gikora nk'ikintu yaba yarakoze, wenda wasangiza abantu bakuru bagikora wenda nk'ibyo bintu kugira ngo babashe kubireka? Icyo yakoraga yoba yarakoze ukabona ntitari kidakwiriye, mbese kitari ngombwa guhita gikorwa muri ico gihe? ni byinshi. Tubwire kimwe, nta kibazo, tubwire kimwe ku mpamvu zo kugira ngo abantu bumve ko hari igihe agahayo kaba keza cyangwa ntikaba keza bitewe n'ibyo kagaruye cyangwa se feedback zako. Kandi hayenkenera kubivuga se. Tubirekeye aha ngaha kubw'impamvu z'umutekano w'umubyeyi, ariko kandi hari agahayo keza kabaho. Hari igihe umuntu agira agahayo kubwo kugurira ngo kugira ngo agorore agira ibyo atunganya. Watubwira nk'ikintu kimwe yagaragaje agahayo ku mafuti y'abantu cyangwa se ku mafuti y'ikintu kikaza gutungana? Kihese uko biri kose watubwiye ko sogokuru
yangaga amafuti, yari umunyakari, yagiraga urukundo, yagiraga ishaka ry'abantu. Hari igihe umuntu agira ishaka, umuntu agakora amafuti, muri ayo mafuti bigatuma ugira agahayo kugira ngo wereke abantu ko bakoze amafuti, bagarura ibintu mu muco. Nakubwiye ngo ako kantu kamubagamo niko katumaga yamavumbuka akamakora ikintu kandi n'abandi bakibona ntibagishima, akavuga nawe wenyine akavuga ngo nakantu kambamo, iyo kageze gutya ngo habe n'umupanganyo mutema bishyiraga impamvu ifatika. Sogokuru yagiraga ishaka ryinshi nk'uko umukecuru akomeje kudusangiza, ariko bigatuma agira ishaka rirenze, wenda bikaba byamukoresha n'ikintu kitari ngombwa cyangwa se akavuga ikintu kitari ngombwa, ariko wari umuco yari afite mwiza wo kwanga amafuti. Ubwo rero abantu bagira amafuti murabyumva, ntimukagira amafuti kubera ko hari abantu bagira ishaka ryinshi bishobora gutuma bakora ikidakorwa kugira ngo mugarurire ku muco. Rero turakomeje ikiganiro cyacu ni The Voice of You, mu kanya turaza gukomeza na mukecuru. Kaka rero umaze kudusangiza amakuru ya sogokuru, turagushimiye kandi Imana yo mu ijuru ikomeze kuguha imbaraga no kugukomeza no kuguha ubwenge bungana n'ubwo tubona. Na Bibiliya iravuga ngo mu minsi y'imperuka abasaza bazasazana itoto. Turabona nubwo ukuze ariko Imana iracaguhaye ubwenge bwo kuganira n'abana nkatwe ndetse n'abadukurikirana bakabasha kumenya amateka. Reka tukugarukeho, hari amakuru twigeze twumva ko wari umuganga ubyaza abamama cyangwa se abadamu. Ibyo bintu ni ukuri, wabikora gute? Nimba ari ukuri utubwire n'ukuntu byatangiye kugira ngo abantu babyumva bashobora cyangwa se badukurikirana batari ahantu hari ibitaro bamenye ko hari impano Imana ishobora kuba yatanga abantu bakavura abandi kandi batarabyigiye. Ibyo natangiye ese koko nk'uko nari mbibajije ni ukuri wari umuganga cyangwa ni amakuru gusa abantu bavuga bitangiye? Yewe nariwe. Wariwe. Imana yabishurira. Nitangiriyeho. Witangiriyeho. Nabuzanze kubyara umwana. Imwe bite ingobyi ya nyuma. Yego. Iratinda. Maze kuba umukirisitu. Baravuga ngo baze kuzanwa ngo umufurero ngo aze gucuna. Yego. Ngo aze kundasaga indasago. Mbwira umwana twari kumwe mpamazi nkaraba. Ampamazi ndakaraba nyivanamo. Wivanamo. Noneho bukeye hagize iminsi rero. Yego. Ndaryama ndota pasiteri bagaburira abakirisitu imirimo yo gukora. Yego. Ndavuga ngo njyewe mpamvu wo kujaza ababyeyi. Mu nzozi. Nubwo niwe nitoye abariho. Imana irawumva. Irawumva mu buryo abaganga baruguru bazaga banyandikira urwandiko. Yego. Tusaidiye mama Magadarena tunashindwa. Abaganga ngo barize. Ariko bakakubwira bakanyandikira ngo ngende nza kubatabara bananiwe. Kagenda. Amara gushika nyine ngasanga bananiwe. Yego. Aho abari umwana agize iminsi mu darapfuye kakura mu gifu. Yego. Arukibona kabana muba. Yego. Nuko Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro, yaguhaye umugisha kandi ihabwa icyubahiro. Benshi wowe ikibazo sinoharura. Reka mbabwire, aho sinogaragaza abantu badukurikiranye ntabwo tubabwiye ngo muzareke kujya kwa muganga kuko ni iterambere ryaraje, ariko kandi mujye mumenya ko n'Imana itanga impano ku batarize. Urumva ko mukecuru we byavuye mu nzozi, Imana iramuhishurira iramubwira ngo niye Imana washaka. Bamubajije mu itorero umurimo yakora asaba wo kubyaza, kandi Imana iramuha kugeza n'ubwo abaganga bamwiyambazaga babyigiye akabyaza umubare w'abana adashobora kuba yamenya abari bo, ndetse n'ababaga bapfiriye no mu nda akabasha guhabwa imbaraga zo kubakuramo bakabasha gukora imihango nyine isanzwe yo gushyingura. Ariko mukecuru yabafashije. Mukecuru, icyo kintu iyo ugitekereje uburyo Imana ishobora kuba yaraguhaye impano mu buryo nawe utasobanukirwa ngo nubuhe, ushima Imana ute cyangwa se
ubitekereza ute? Shima Imana nyine nza nyishima nabo nabikoreye bakayishima. Uzi uburyo igihenje bararize cyane. Bararize. Ese kuva uvuye mu gihugu cya Kongo ugera inanga mu Rwanda hari ubwo byongeye kubaho wabyaza nk'umudamu cyangwa babiri? Imana yo mu ijuru ishimwe kubw'abantu babanaga bari kure y'ibitaro. Yego. Ndavuga ngo ntakizobajana ku bitaro. Bantu mukurikiranye mukazana wanje mukasharome. Yego. Mukazana wa Jerome. Nibona naroma byajije. Yego. N'ubundi umusukuru wa mukuru wanje nawe. Yego. Yari haruguru umugabo bamuvanye mu kazi nta bushobozi bafite n'umugabo uziyicarire. Yego. Ntakizakujana mudafite amafaranga. Ndamusaza. Umusaza umukobwa ndashaka. Bantu mukurikiranye The Voice, uyu mukecuru aratunejeje kandi arimo aratubwira amakuru meza arimo Imana, arimo impano zisanzwe zo mu isi. Reka mbasabe kumusabira umugisha wo kurama kugira ngo ahore atugira inama kandi atwigisha ko byose bituruka mu kiganza cy'Imana. Turacyakomeje na mukecuru. Reka mukecuru, turi kumwe nawe, turimo turaganira, turimo turabona urimo uraboha. Ese iyo nayo ni iyindi mpano waje kubona nyuma y'uko umaze guhabwa impano yo kubyaza cyangwa se y'ubuvuzi mu buryo bwa gakondo ariko kandi burimo impano yo kubyaza abana? Iyo ni impano cyangwa warabyize nabyo mu ishuri? Ko watubwiye ngo ntiwize kandi tukaba turi kubona uri kuboha kandi ibi ngibi ubu ngubu babitangira amafaranga kugira ngo babyigane, wowe byavuye? Njyewe nabitangiye nyine ndiga. Bimwe bikaba bibi, ibindi bikaba byiza. Nuko ndaboha nyine kibaruguru. Ngeze hano naho nsanga umwana wanje umwe afite ubuzima butameze neza. Niho natangiriye kubahera bene utungutu. Yego. Ndamubwira ngo nanone uko nguko muragowe, ureke turebe tugure udukongoro tutubohere, tumara kutubohera byenda tuzagufasha. Yego. Nuko aragenda agura udukongoro 4, dushiraho udutemeri baradukunda. Bampeza 10,000 twatuguze 4. Naho ngaho niho twatangiriye kuri uwo mwana wanje yari afite ubuzima bubi cyane, yaguwe wageze kure. Ndamuramira muri ubwo buryo, kazaga mboha kamuhereza. Nuko ko byagenze. Reka nkubwire wowe udukurikiranye, impano zirahari n'ibyo gukora birahari, ubuzima bwawe burashobora kuba bwahinduka bitewe n'ibyo ukora. Umukecuru atweretse ukuntu abonye ubuzima bw'umwana we ari bubi atangira kwiga bino bintu byo kuboha, acuruje akambera akoramo inyungu 6,000. Nawe urashobora kuba wakwiga kura amaboko mu mufuka nk'uko umuyobozi wacu w'igihugu Paul Kagame abitubwira ngo uhaguruke wihangire imirimo. Umukecuru dore imyaka yiwe ariko aracyafuma cyangwa se aracyaboha, akabasha kuba yabona ayo mata, akabasha kuba yabona utu twenda cyangwa se akaba yafasha n'abandi. Nawe rero dukurikiranye hari icyo wakora ubuzima bwawe bugahinduka. Turacyakomeje n'ikiganiro cyacu cya The Voice, turi kumwe na mukecuru, dufite ibibazo byinshi byo kuba twamubaza ariko nta karyoha ngo gahere mwitama mu kandi kanya turaza kugana ku musozo, ariko turacyari kumwe na mukecuru mu kiganiro cyacu cya The Voice. David, dukomeje kugusuhuza, Imana ikomeze kukugirira neza kandi kwiteho. Kuba waragize ishuriro rya The Voice ndabizi ko rizahindura benshi ku isi. Turacyari kumwe na kaka nk'uko twabibabwiye cyangwa se na nyogokuru mu buryo tumwita mu magambo y'Ikinyarwanda ni nyogokuru. Kaka rero turi kumwe, turacyarimo turaganira ariko kandi turimo turaganira no ku musozo. Ntabwo twareka kukubaza ku buzima bwawe bwa Kristo kuko turabizi koko uri umuntu w'Imana, Imana yaremye kugira ngo abashe guhesha abantu umugisha. Kaka, wizera Imana? Ndagira ngo niko biri. Wizera Imana? Nizera Imana. Usengera muri itorero kugira ngo n'abadukurikiranye babashe kumenya aho? Usengera mu itorero ryitwa Sedak. Ryitwa Sedak. Hari abakunze kubivuga bakavuga iryo torero ryanyu bakabita ngo ni ba Mabungo. Ese kubera iki babita ba Mabungo kandi mufite izina ryiza nk'iryo rya Sedare? N'abatutsi. N'ababatutsi. Iryo zina rya Sedare risobanuye iki?
cyangwa risobanura gute kuko hari nk'amazina tuvuga ngo ni Restoration, Rehoboth, abandi ngo ni ADPR, ngo ni itorero rya Pentecote, iryo rya SEDAC iryo risobanura iki kugira ngo abadukurikiranye babashe kurisobanukirwa neza? rya Pentecote naryo yego ryemera umwuka wera rikemera Yesu Kristo kuwazutse. naho icy'amabungo ni igitutsi. Mabungo ni kujya ababembe bazavuga ngo bunga cyangwa zinga, we munyarwanda ukavuga ngo zinga. noneho umuhanuzi aravuga ngo haje umwuka ngo mubi wururuka mu matorero, ngo umwuka mubi witwa ruzinga, uzazinga abakozi ngo ntibazozamenya ibibi bihaye bikorerwa mu matorero. Ababembe nabo ngaje kubusobanura baravuga ngo ni mabungo. Kuzinga kuko we uvuga ngo kuzinga uri umunyarwanda, umubembe akavuga ngo kubunga. naho ngaho niho bavanye ijambo ryo kudutuka ngo turi ba mabungo. Ariko ni igitutsi. Mabungo ni umudayimoni. Mabungo ni umudayimoni. Umuhanuzi yaramumuvuze ngo ni ruzinga, izazinga amakanisa kandi bazoza bakora ibibi tibizamenya. naho niho havuye. Umukecuru urakoze cyane, turagushimiye kandi Imana yo mu ijuru yabicubahiro. Wowe muntu ujya ukunda kuvuga ibyo utazi cyangwa se udasobanukiwe, jya ubanza usobanuze mbere yo kwihutira kuvuga. Izina mabungo wowe dukurikiranye cyangwa se uzategera kino kiganiro ntabwo ari izina, ni igitutsi kugira ngo abantu babashe kwangiza umurimo w'Imana. Ni SEDAC, ni itorero rya SEDAC rivuga ubutumwa ryemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo kandi rikemera n'umwuka wera. Mabungo ntabwo ari izina, ni umudayimoni. Ntugatuke itorero ry'Imana kuko utazi uburyo bahamagawe, aho ujye ubasabira umugisha kugira ngo umunsi tutazi cyangwa se Imana izaduhamagara twese tuzahurira mu bwami bwo mu ijuru, aho kugira ngo uzahuzwe n'iryo jambo. Rero mukecuru turagushimiye kudusobanurira iryo jambo abantu babasha kurimenya. Nanjye ubwanjye urimo urakoresha kino kiganiro ntabwo nari mbizi, nari nzi ngo ni mabungo, sinari nzi icyo bisobanukiwe. N'uwambazaga aho muteranire nanjye nashobora kuvuga ngo ni muri ba mabungo, ariko uyu munsi wa none ntabwo bizongera kubaho. N'abadukurikiranye ndabizi ko batazongera kubivuga. Reka tugushimire kuko udusobanurira icyo kintu. Imana yo mu ijuru ihereze umugisha kandi ndabizi neza ko n'abadukurikiranye babashije gusobanukirwa izina mabungo ko atari izina ry'itorero, ahubwo ari izina ry'umudayimoni wo gutandukanya amatorero cyangwa se wo gucamo umwuka w'Imana. Izina ni SEDAC. Rero turakomeje tugana ku musozo. Mukecuru, reka hari n'ijambo ry'Imana riri muri wowe wafashe ushobora kudusangiza, riri muri Bibiliya kugira ngo abadukurikiranye bumve ubutumwa bw'Imana kurimo mu magambo make. Si ngombwa, ushobora kuba waranarifashe ukaridusangiza. iryo nafashe ijambo ry'Imana ndarifite mu mutima. Yego. ijambo ry'Imana riravuga ngo ninde uzaba ku musozi w'Imana, ninde uzaba mu ihema ry'Imana, ngo nugenda akiranuka agakora ibyo gukiranuka kandi akizera kandi ntabesheshe ururimi rwiwe kandi ntashushe inkuru y'umuturanyi, kandi ngo uwo muntu icyo azakora niyo cyomuzanira ingaruka. ari mu ijambo ry'Imana akavuga ati we buri uwa Yesu, emera niba uri uwa Yesu cyangwa akari. ngo nubwo yoba yarakivuze ntabwo yivuguruza, ahubwo yogipfira. iryo jambo rizarinyubaka cyane. Imana yo mu ijuru ihereze umugisha. nanjye riranyubatse kandi nawe dukurikiranye ndabizi ko rizakubaka. Kaka urakoze. Turimo turagana ku musozo, reka ducishemo akanya gato k'akaruhuko tugaruke ku kibazo kimwe cya nyuma tugana ku musozo, dushimira Imana kubw'umwanya duhaye na mukecuru cyangwa se na nyamukuru wacu. Twari dukeneye kumenyaho amateka y'ibya kera. Urakoze kaka, reka tugusabe uturirimbire indirimbo imwe nziza ukunda cyangwa se uturirimbire. Dukeneye kuri data bakozi b'Imana, nimugire twiyeze kandi twitunganye, buri gihe kirategereje cyo guhabwa ibyasezeranywe. nimureme nshuti, nimureme tuzamure
kaka urakoze cyane inshuti yanjye ndumva umwuka wabaye mwinshi reka dukomeze agira ngo ndakubwire umwami Yesu arakuzi aza gutabara kuko yantabaye komera nshuti komera nimureme nshuti nimureme tuzamubona uwo mwami mwiza ubupfubyi ndetse n'ubupfakazi tuzaba tubisezeye. Amen, amen. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. yewe amajwi asigaye Kaka turangiza hari icyo watuganiriza uraduhereza inama y'uburyo abantu bashobora kwita ku muco wa kera bakita no ku muco w'ubu ndetse n'ibyo bagomba kureka. Uri umuntu mukuru uzi umaze kubona ibibi umaze no kubona ibyiza by'umuco wa kera n'umuco w'ubu ngubu. Icyo twagira usangiza abadukurikiranye uduha inama kugira ngo uyu murimo wacu cyangwa se ibi bikorwa dukora byo mu buzima busanzwe bizabashe kugira umurongo mwiza. amanyobaha umuco wa kera kwari kubaha ababyeyi umukobwa yataha kubaha umugabo. icyo ntabwo yavuze ngo umugabo navuga nawe usubire uvuge ngo yayidanze. ibyo ntibyabagaho kera kose mu bakobwa bubahaga abagabo. yaravugaga ngo iki ngiki kiraba nuko kikaba kandi wewe nubwo wogira ngo uvuge ntabwo uvuze kubera kumwubaha ukamwubaha nyine ukareka bikaba uko nguko yashatse. aho ubu ngubu abakobwa bubu nabo mu babyeyi babo twebwe twubahaga ababyeyi cyane. ukubaha umubyeyi icyagutumye ukagikora aho kubwiye ugenda ukahagenda kuri ubwo ugatekereza kuko kubaha umubyeyi ni ukumukorera imirimo igaragara. kubaha umubyeyi si ukuvuga ngo ni uguhagarara ngo uvuge ngo umubyeyi ntakoresha iki ngiki. oya yarakigukoresha ukagikora kubera ngo umwubahe akagikoresha ukagikora akagutuma ukagenda. nuko niko twari tumeze aho ubu ngubu. kandi abageni b'iwacu bambaraga neza bakubaha bakagira isoni, ariko ubu ngubu nta soni bakigira. umuntu ari mu kubareba kandi wanagira ngo umubwire ati kiduteye isoni, ahubwo ukaba witeje yuko baguseka. kuri ubwo yaba byakundaga ngo bakurikize umuco wabo wa kera. habe n'iyo bageze muri iki gihugu iyo umwana wa kera n'abino nabo baba barahindutse, ariko barashitse ino bamera nk'abino ndetse barushaho. ibyo ngibyo tukabigaya mu bukirisitu tibikwiriye. mu bukirisitu mu bantu bubaha Imana tibakwiriye gukora ibintu bikojeje isoni. kuri ubwo ngubwo nkaba mvuze ngo muri imisore muze mwubaha ababyeyi, muri imisore mube inyangamugayo, muri imisore muze mukora ibidateye isoni, ahubwo mukore ibyo kubaha Imana. nubwo niyo nama nobabwira mwubaha Imana, Imana ibafashe. Umukecuru arakoze. wowe udukurikiranye w'urubyiruko cyangwa se w'umusore, menya ko kubaha ari umuco kuva kera. menya ko imyitwarire ari umuco kuva kera. menya ko imyambarire myiza ari umuco kuva kera. hindura imikorere yawe, imivugire yawe, umenye kubaha abakuru. niba gutuma wemere gutumika, niba kubwira icyo ugomba gukora ugikore kubera ko ni umuco. turagushimiye kaka, Imana y'umujuru bw'umugisha ku mwanya uduhaye kugira ngo tuganire iki kiganiro. dusoza dushimiye abazadukurikirana bose kuri iki kiganiro cyangwa se abadukurikiranye turabashimiye. twongere tugaruke ku muvandimwe cyangwa se umuyobozi wacu wa The Voice of Youth David Shyaka aho ari muri Australia. Imana yo mu ijuru ikugire neza kandi ibishoboka wagize ndabizi ko rizahindura imitima ya benshi. Bye bye. akaryoshye ntigahera mu itama.